mu miryango igera kuri 5 mu mwaka wa 2012 ngo babonye Sorimi Intego ikompanyi icukura amabuye y'agaciro mu mudugudu wa Gitega mu kagari Kangaru ije itangira gucukura mu mirima yabo nta kintu na kimwe bamenyeshejwe. Ngo inshuro zose ngo bagerageje kubaza ubuyobozi ariko ntibabona ibisubizo, ngo ariko aho bigeze ubu ngubu basigaye baterwa ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi. Impamvu ntibayizi ariko bakeka ko nyiri iyi kampani bashobora kuba bafitanye isano rya hafi na bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu. Ubwo se umwishywa wa Kagame ubwo bushaka noneho ahubwo twasaba ngo mumuhige mu mwitegereze mugende murebe na Kagame mwebwe muhura nawe murebe ko hari isano. Neze ko yatumarishije icyo turatinya kuvuga kubera twari tuzi ko perezida ari mwiza ariko yaza yatubwira ati mumvuga bamari. Kwe tuzi na hari n'ukuntu avuga kuri radio yavuga twumva ari umuntu mwiza rwose ukemura n'ibibazo twavuga ngo uyu muntu akorana n'Imana. Uwo yaza rero yatubwira atarabamara twarahahamutse. Ubu ngewe njya kuri brigade buri gihe. Niyo mahirwe tunagira kugira ngo tubabone mutubarize niba yaramuhaye cyangwa ubwo kuza kutwambura ku ngufu tumenye ko n'ubutaka mwabaruye abaturage babaruriwe atari ubwabo nyine ari ubwa leta. Ubwanjye yanyibwiriye abaturage bumva ko nindamuka mpuye nawe nkagira ibyago ngahura nawe yenda ni mu modoka azahita ngonga. Dore isimu arimo gukoreraho ni hafi y'ubutaka bwanjye. Ubwo no kuvuga ngo njya guca igitoki mu rutoki ariko mbanje gukenguza ko batashye. Iyo batarataha ntago ngira mu butaka bwanjye kuko bafite inkoni hariya nawe uzibonye ngira ngo nuzibona nawe urahita bitahira ntago wahagarara. Ariko yaramfashe anzamura amajipo gutya ku buryo uwari uri hariya hakujya kurira musozi yarebaga hano kino gice cyose. Ndavuga muhazi wambabariye ntunyambika ubusa izuba riva. Arambwira ngo ngiye ubwanjye ngo ntago nigeze nkurongora ngo ku buryo nakugirira imvu. Ese nicyo kibazo ngo nacyo cyarambabaje. Ubwo no kuvuga ngo yaranzamuye mvana hariya abonye polisi ihagaze hano haruguru andekurira hano yamajipo yarekuriye hano. Ubwo arangije noneho yagize gutya afata imipira nayo gutya anzirikanya n'undi muhungu nuko yenda yabataje hano nawe. Nukuvuga ngo iki gice cyane haruguru cyose nacyo agiye nambaye ubusa. Cyakora ivugwa n'aba baturage babihurizaho n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'abashinzwe umutekano muri uwo mudugudu. Gusa bo ikibazo kibahangayikishije kurenza ibindi ni uburyo ngo abaturage baho bakubitwa ku buryo hari n'impungenge z'uko hari abashobora kuzahaburira ubuzima. Ikibazo rero ngiye mfite n'icy'umutekano uri mu mudugudu wa Gitega mukeya. Mu by'ukuri abaturage baho bararengana cyane, barabakubita, abakozi ba Kizitena barabakubita bakabajyana mu bitaro, tugatakira polisi kaza bamwe ikabajyana ariko bamara no kubajyana ugasanga kuri amugana ugasanga undi muntu yagarutse kandi wa wundi bakubise batariyunga tutazi uburyo babunze. N'ubwicanyi bushobora kuba bakoko barabagapita iyo ugerageje kubivuga bazana inkoni bagakubita. Ubu maze iminsi njyana abaturage kwa muganga babakubise babacuranguye. Mu kiganiro kigufi twagiranye na Dusabe Christine uyoboye Sorimi Intego mu kazi yararimo nk'uko yabitubwiye yahakanye ibyo birego ariko yemera ko ibikorwa by'ubucukuzi akora abifitiye ibyangombwa byemewe n'amategeko ngo kandi yanahaye ingurane abaturage acukurira mu butaka. Yijeje kwereka Radio DC na TV10 mu masaha ari imbere ibyangombwa n'ibindi bimenyetso bimanaguraho ibyo birego by'abaturage mu gihe we anakeka ko hari abantu bashaka kumugambanira. Nubwo avuga ko afite ibyangombwa ariko ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bavuga ko iyo kompanyi yahagaritswe gucukura muri ako karere by'agateganyo kuva mu mwaka wa 2014 kubera kutubahiriza amwe mu mabwiriza bagenderaho. Kuba mwasanze barimo ibyo nabyo biragereka nk'ikosa ryo kwigomeka. Ko twarabahagaritse mu kwezi kwa 11 kushize. Kubera ibyo bibazo by'ubucukuzi butemewe. Twongera nta nubwo ari bo bonyine twahagaritse kampani zigera muri 6 bose abacukuraga bigaragara ko itaka rya mu rugomero rwa Nyabarongo twabahagaritse. Kuba uyu munsi bagikomeza gukora nk'uko mubimbwiye ubwo ni ikibazo tuza guhagurukira ndetse kikagerekwaho yuko haba harimo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi. Ariko nk'uko munabivuze niba babonye bakanga no kumufata amashusho n'icyaha bishinje yuko bari mu bakora mu buryo butemewe ubwo nabyo turaza kubikurikirana. Mu mudugudu wa Gitega abaturage bavuga ko kompanyi Sorimi Intego icukura koruta ku butaka burenga hegitari mu gihe akarere ka Muhanga ko kavuga ko ari ahantu hatoya cyane kuko ari umwobo bafite bacukuramo. Gusa
aho iyi Sorimi intego ikorera harinzwe n'abantu bafite imbunda ku buryo uwo ari we wese adashobora kwinjira kuri ubwo butaka bucukurwaho iyo koruta. Usibye ibyo, abaturage baninubira ko uretse kudahabwa ingurane badahabwa amahirwe yo gukora muri iyo mirimo, bakavuga ko ahubwo yahawe abaturage baturutse mu zindi ntara. njye numva njye n'uriya mudamu twakwishinganisha kubera ko duhora dutumizwa kandi akavuga ngo azaza dutware ngo aho tuzajya hose. nkaba numva rero nkamwe rwose nk'ibi tuvugiye kuri ibi byuma, niba mwumva nta kintu muri budukorere ngo mubigeze kwa Kagame abimenye, ibyo bintu mu bisibe yatumara rwose. Twebwe turishinganisha kuri perezida, kandi uyu mugabo nk'uko abivuze ati ibi mutubaza niba bitagera kuri perezida mubyihorere, mwamwaje kuduta mu kaga natwe kugira ngo ampa umutekano. Ntacyo mfa nawe ibyo arimo kudutwara nabitwara, ni kuko ubuyobozi ndeba bwananiwe kuturenganura, abitwara ariko ambabariramo amahoro nzafigiye kigeze atari bunyishe.